impore nawe usobanutse kweli. Oya nawe nkuteje itangazamakuru pe. Njye nabikoze kubw'urukundo ntago nabikoze kuguteza abantu. Oya birumvikana kuko abaye ari inzobe wenda nabwo atari inzobe cyane. Ariko ari inzobe tu. Yaba byiza cyane. Noneho ku kintu kijyanye no kuntu yaba angana. Niba umwana kweretse amarangamutima ye basi ubwo ngubwo uzi uburyo ameze bro. Ngiye yambwiye ngo arashaka kugira ikintu ambwira sibyo mu mwanya ariko ntabwo nari nzi ko ari yagukunze nibazaga ni mpamvu atabikubwiye kandi mwarahoranaga umunsi ku munsi ariko uzi ikintu ngiye gukora ngereka mpamagare Philbert ngiyewe noneho mubaze nimba koko ibyo bintu yarabikoze umva muhamagare narebe wenda numve n'ijwi rye dese nanamuheruka mubwire karindwi ndabizi ariko ngiye ntago umukobwa tureshya byavamo. Ubwo ngubwo urashaka umukobwa mugufi se cyangwa ugerereye ngubwo ari kwiteretera abandi ese we nubyumva nyine none se reka mubaze dushobora kuba twahagararana ukabona yuko wenda tutareshya ariko nyine ari munsi yanjye ho gatoya. abaye ari inzobe wenda nabwo atari inzobe cyane. Ariko ari inzobe tu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashye Rwanda urwanya barwakaza mu gisho by'Rwanda bagusuka mutoro saa 7 n'imugoroba sasa matera gakeko cyangwa se mbundi cyari kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibintu byinshi tuba twaguteguriye kandi byiza. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nayo wayikoze ndakwinginga cyane ngusaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Uyu munsi murabona umuntu udasanzwe kuri screen zanyu ufite amatsiko yo kumenya ngo ninde akora iki aje kuvuga iki niki kimugenza hano. Reka tubanze tumuhe ikaze atangira nabibwira wenda ku bantu batamuzi. Sister meze bite? Sawa cyane. Salama. Ni sawa kabisa. Urasa neza. Merci. Hari undi muntu wari wakubwira ko ufite igikara cyiza? Nawe pe. Nawe? Hari wari kubwira ko useka neza se? Nawe. Hari wari kubwira ko ufite amaso meza se? Nawe. Ibyo byose mvuze urabifite. Na Fosete ndabona uzifite. Merci kabisa. Yangu hayi ikaze hano kuri Manzi na Innocent TV wansabye ko ugomba kuza ndabyemera ariko ntago nzi ikintu ufitiye abantu sinza agapfunyika ufite ushaka guhereza abantu ntago mbizi sibyo gusa turaza kukamenya ubwo turi kumwanga biraza kugenda neza cyane. Wiyumve mu ikaze rero hano wisanzura ariko wirinde gusandaguza ibyo usanzanga kuri Manzi na Innocent. N'abantu bakunda batumirwa nkamwe sibyo kandi tuzaturushaho no kubazanira benshi cyane. Tangira ubibwira. Okay, murakoze nitwa Impore Josine. Yego Impore ufite izina ryiza. Merci cyane. Okay, nyina muri film yitwa Amakenga. Akinamo nitwa Impore. Impore mama. Yego. Iwanyu bashobora kuba ari abasirimu cyane. Ndabeshye? Ntago mbeshye iwanyu ni abasirimu kweri kuko ntago izina Impore ni izina ryiza gitwa umuntu mwiza. Izina urarikwiye kandi urarimerita kabisa. Nanjye ndarikunda cyane. Irindi se atari Impore witwa nde? Josine. Impore Josine. Nta kandi kazina bajya baguhimba se muri quartier? Nta kandi kine mugira? Stile n'ubundi ahantu hose ukoresha Impore. Witwa neza.
merci. Impore rero abagize atya aranyandikiye, mwabonye ko mu biganiro byashize Impore twari twakoranye ari kumwe na bagenzi biwe bagera kuri 2 b'abasore bari kuduhereza inkuru y'ukuntu umuntu ngo yabambuye muri filime bikaba impaka. Nyuma yaho rero Impore yarongeye aranyandikira arambwira ngo ariko ndashaka kuganira nawe ndetse n'abakunzi bicyo ba Manzina Innocent TV. Ndavuga ati se Impore nakaye gapfunyika dufite ashaka gupfundurira abananga, ndagira ngo umara abantu amatsiko. Nanjye niyo mpamvu nemeye kuza ngo bamara amatsiko. Ngiye mu by'ukuri ntago nzi ikintu dufitiye, sibyo? Gusa cyo kuba ari cyiza cyane kuko rwose ndabona waje wacyambariye. Ni ikintu rero kiranagoye pe. Ako kuko naje kukureba nyine mwizeye ndabizi neza kuri bubimfashemo. Yego. Kiragoye cyane. Cyarangoye. Sure. Nise kuki wahisemo ko kuba ari nge waza kugitura? Impamvu rero nahisemo ko ari naza kugitora nuko nzi neza kuri uri bukimfashemo. Sure. Yego. Wabibwiwe n'iki se? Ko ndi bugufashe. Usanze uwo wizeye kari bugufashe ntagufashe ntago waba uyirashe. Hari ukuntu nyine ufite amakuru ukuntu tuvuga ati buri yuko bimeze kuriya ashobora kumfasha cyane. By'ukuri rero mu bantu bakurikiranye kiriya kiganiro n'abakurikira filime Amakenga nyine abayikurikiraga urabizi byabayemo ubu ngubu ntabwo iri kugira. Noneho uriya mutipe rero ubuhe ko mwaje muri batatu mwambwiye ko yari wowe wundi harya yitwa Gilbert na Philibert na Rasta then na wa umudirector wanyu mwambwiraga we ntago yabashije kugera anga. Muri abo bose uvuze muri abo bose ninjye mvuze Philibert. Yego. Philibert se ni uje kutubwiraho se? Philibert niwe nje kubabwiraho pe. Sure. Ni ikaze welcome. Okay, merci. Tubwire rero uriya Philibert twahuriye nyine muri iriya filime. Yego. Ariko yakugiriye nabi? Oya ntabwo yangiriye nabi. Uzi kugira ngo uhure n'umuntu. None se Philibert ni sura muremure urukara? Uriya muremure w'igikara. Nusi ngenda umvumye mwakano kubwoba watangiye umbwira ngo ikintu kinzanyangaha ngo numva ngo ngomba kukikubwira ubaza impamvu wahisemo kukimbwira none ndumva Philibert aje mwate. Philibert rero ndabizi neza ko muri inshuti cyane. Philibert ni inshuti yanjye. Yego. None rero duhura man uzi guhura n'umutipe ugahita wumva wamukunze. Sure. Uwo munsi nyine ibyo se bibaho akareka namwe nimukakazi wahura n'umuntu kutegeza umbwira ko wankunze se kandi twarahuye cyane nuko nyine ubwo nagukunze we twarahuye ndamukunda tu. Philibert ko mbona ari umusore usanzwe niki cyagukuriye bura Philibert niki afite yagukubije ako nuko reba ubyonyine se bamubonye nako ari n'inshuti yawe uramuzi. Ndamuzi cyane Philibert duhurira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mwese ubu nimba umuzi koko nimba umuzi gutiri buvuga ngo na mana ariko timba mbona ari umusore usanzwe. Wapi nyine wewe niko bibona ako nyese ko nabibonye. Sure. Yego. Mwahuye ryari se umunsi wa mbere mujya gukina haramwira filime? Tujya gukina haramwira filime nibwo bwa mbere twari duhuye. Yego. Nyine bitewe n'ukuntu nyine arisanzura ku bantu. Abantu ngahita uvuga ati kabisa. Byose nibyo byagukuruye? No yaraga nibyo byankuruye nyine hari n'ibindi ariko nibyo nabyo biri muzi kugira ngo we n'umuntu abacecetse nyine ubona araho gusa nta navuga. Hako yavuga byibuza amana ubona ko hari n'ukuntu bigeze. Ariko icyantunguye n'ukuntu yavugaga ariko namwegera nyine ngo tuvugane nkabona amana ariko nyihunze. Byanyabyo se? Byanyabyo ndaramubwira ame nimero ze basi reka arazinyima. Sure. Arazinyima neza nuko nyine ndatekereza
noneho muri make Philbert uramukunda? ndamukunda pe cyane se cyane ahubwo reba igihe mu maranya hari hafi amezi agera nko kuri 3 cyangwa 4 sibyo mubana mwira filime yitwa Makenga ntago wigeze ubimubwira se byibuze ko yamubwira se ngabyumve se umuntu utayimana no kugana nimero koko byibuze ngo urabona nawe umuntu w'umubebe ko bwiwe mutipa ati ndagukunda ko kanya ntago bipfa bwita bikora uzi ikintu ngiye gukora reka mpamagare Philbert ngiyewe noneho mubaze nimba koko ibyo bintu yarabikoze umva muhamagare narebe wenda numve n'ijwi rye dese nanamuheroka mubwire ko ari umushaka mubwire ko ari impuri Siri njye ntabwo ubwo ndi kubyumva uba wanchanze Siri umuntu mwazanye hano mu kiganiro turaganira nibwo asanzwe ari inshuti yanjye ibyo bintu kategeza ambwira ko basi hari umuntu wigeze umupropose akamukunda tumva ari no kuyivugiraho ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi nubwo ari kwiteretera abandi ese we nubyumva nyine none se reka mubaze ubundi iyo ukunda umuntu yes hello mwiriwe neza murakomeye yego turashimye nta kibazo Mana ishimwe cyane yego wamenye ndumva ntabwo nabamenye neza ntabwo watumenye neza nitwa Nyashya nuko nkoresheje indi nimero wenda utari ufite hano kuri Manzi na Innocent TV ntunzi se yes ndakuzi neza bakora nibajije kandi usanzwe uri niga yanjye wenda nuko nari nkoresheje indi nimero ariko mva ko wari wisambwira ngo nahise nkumenya neza nakumenye neza none se wirute ndashimye Imana ni sawa tu ntago uhuze cyane se ku buryo wenda waba ufite time nkeya cyane ku buryo tutaganira twaganira nta kibazo yego ndashaka kuguhereza umuntu akuvugisha gusuhuze then nyuma ndaza kukubaza ibibazo byinshi sibyo yego weretse no kukwibwira uraza kumbwira nimba iryo jwi koko urizi nta kibazo asango muvugane ntari Allo yes hello mwiriwe neza mwiriwe muteze twiriwe neza nta kibazo aho mumeze neza nta ribi tumeze neza nta kibazo mwebwe amakuru yanyu natwe ni meza pe yego wamumenye se Philbert iri jwi urumva ari ubwa mbere uryumvishe mu matwi yawe iri jwi ndumva riragenda rigarukamo ariko ndi kuryumva ariko ndumva atari ubwa mbere nanone urumva atari ubwa mbere none se wakizera ko umuntu mwaye muri kuvugana gukunda bya nyabyo hahandi no gusinzira yabuze ibitotsi birashoboka se kandi ambwira ko ari ibuye wirengagije kandi we ubwe abona ko ari ibuye rishobora gukomeza imfuruka yawe tu cyane ntabwo nzi se byashoboka tu ubwo wenda nibyo simbizi hari umukobwa se uzi wakwirukanse inshuro nyinshi akeneye ko mukundana ariko ngo ukajya umwirengagiza hari uzi simbizi wenda ashobora kuba yarabikoze mu buryo bw'ibanga ariko ibyo ndumva ntabwo muzi kugeza ubu ngubu se ufite girlfriend ubu tuvugana uyu munsi cyangwa se ufite girlfriend bega muri make nta girlfriend ufite mwese haragize umuntu ugaragara uwo kunda bya nyabyo biri serious witeguye kujya mu rukundo n'umuntu waba ukweretse ko agukunda kandi agukeneye cyane imbere ye byaterwa Philbert wowe ubwawe uko bisa kose ufite amarangamutima burya umuntu aba afite umutima ukundwa ndetse n'akafe kaba afite umutima ukunda ko bwawe
wumva ukeneye umukobwa usuti inzobe igikara muremure cyangwa mugufi wumva ibyiyumviro byawe ukeneye umukobwa wawe usuti cyangwa ateye ate okay wenda kuri girlfriend wenda numva n'abankeneye yes byaba byiza kuko ngubu nawe mfite ariko wongeye kuvuga wenda ibyaba bimuranga cyane karite yaba yujuje kugira ngo ukore ku mutima okay wenda ku kintu kijyanye no kuba isura inyuma abaye ari inzobe wenda nabwo atari inzobe cyane ariko ari inzobe tu byaba byiza cyane noneho ku kintu kijyanye n'ukuntu yaba angana buriya ntago njyewe buriya ndi muremure ndi muremure ndabizi ariko njyewe ntago umukobwa tureshya byavamo ubwo ngubwo urashaka umukobwa mugufi se cyangwa ugerereye umugufi uri mu kigero wenda dushobora kuba twahagararana ukabona yuko wenda tutareshya ariko nyine ari munsi yanjye ho gatoya ubu ngubwo umugufi cyane kuri wowe ntabwo byavamo nko kugerera munsi y'urutugu rwawe mbese wenda agira munsi y'urutugu rwanjye wo nta kibazo ariko nanone atarengereye cyane ariko abaye mugufi cyane nanone ntabwo byavamo Musanze se ku kijyanye se na taye uburyo angana burya byibushyemo cyangwa ananutse okay ku kijyanye n'uburyo yaba byibushyemo abaye atabyibushye cyane buriya ntabwo nkunda umuntu ubyibushye cyane yego ari muri muhayeni atabyibushye cyane bikomeye byaba ari sawa Filiba warakoze cyane uzi rero umuntu wagukunze mbwira nta kibazo so ni igikara ubwo ngubwo aho byarangije gupfa igo ari muri mwayene si mugufi nabwo ntabwo ari muremure cyane aho ngaho byakunda komeza umbwire numve karagiteri ziwe asa n'ubyibushyemo nyine afite taye tu ari kuri taye ubona ko ari taye nziza urumva wagwamo cyangwa asubiza ameru mwisa ni igikara ni igikara kabisa ariko cyiza amaso manini nk'ukuntu okay ndumva si wowe ngo byavamo ndumva wowe ngo bitavamo ariko ntabwo byavamo yari yabonye ko ari njye muntu agomba kwifashisha ushobora kumukubwira akagukunda none uramukatiye koko none se nikamugwa bikwibwirire neza okay nta kibazo mubwire Filiba koko ngo ntabwo byavamo none se ninde niba atari ibanga none se ubwo mise ngira ikibazo cy'amatsiko cyese kandi reka nkubaze turagize impore yo mu makenga ndakeka yego none kuki wakoresheje itangazamakuru kujya kumbwira ibyo ngibyo impamvu nakoresheje itangazamakuru ni ukugira ngo ubyemere Imana uzi ariko wowe nawe urabizi narabikweretse reka uranyihunza kugira ngo ubyemere ikariseri buriya rero ibyo bintu ntabwo mbikunze kubera ko impamvu nkubwira gutyo ntabwo ndi kumva impamvu waje kubivugira imbere ya kamera wakabaye waramamagaye cyangwa se imisozi twari turi kumwe ukaba waranimukambwira kuko kuza imbere ya kamera itangazamakuru rikabizamo ntabwo aricyo kintu cyatuma bita nkwiyumvamo right now nkuhamagara se wigeze umpa nimero zawe nta nimero zawe wigeze umpa ese uri kumva kuko nakuvugisha gute
oya ibyo bintu ntabwo mbikunze, ibyo bintu byo kuza ku itangazamakuru rwose ibyo bintu ntabwo mbikunze na gatoya Intore. please ndakwinginze basi wihangane. Iyo ngiyo ni defo mbere na mbere wundi ukimara kumbwira yuko uri imbere y'itangazamakuru ubwo byagufanye. Okay, ndabyumva ko nakoze amakosa pe sibyo, ariko ndakwinginze wenda ntutesha agaciro ibyo nkubwiye. Oya rwose oya, ubwo ngubwo ngewe rero urumva ko barimo baraguproporeza kandi ngewe ibyo bintu ntabwo biba ari byiza, kandi niyo yaba atari nanjye n'undi wese ibyo bintu ntabwo biba ari byiza kabisa, kuko burya iyo ushaka kubwira umuntu ufite aho muhurira uramutinyuka ukamubwira, ntabwo ushobora kujya imbere y'umuntu ngo umuteze itangazamakuru. Intore nawe usobanutse kweli? Oya nawe nkuteje itangazamakuru pe, njyewe nabikoze kubw'urukundo ntabwo nabikoze kuguteza abantu. Oya birumvikana kuko abo bantu iyo batazamo ntabwo ibyo bintu ibi bintu birandenze, ibi bintu ntabwo ari byiza, ntabwo mbikunze na gatoya rwose. Please ndagusabye kubw'izo mpamvu byaba na byiza simbizi kuko n'ubundi icyo ushaka kugeraho ndumva ntacyo uri bugereho kuko ubwo byamaze kugupfana. Firiba cyangwa niba umwana akweretse amarangamutima ye basi ubwo ngubwo uzi uburyo ameze bro. Njye yambwiye ngo arashaka kugira ikintu ambwira sibyo mu mwanya, ariko ntabwo nari nzi ko ari yagukunze, nibazaga n'impamvu atabikubwiye kandi mwarahoranaga umunsi ku munsi, ariko yaje kumbwira ko wamwirengagizaga bya nyabyo bro. Umwana wamufashije mani kameze nabi. Urareka mubwire rero urumva ibintu yaje gushyira imbere ya kamera imbere mu itangazamakuru uko byari birenze ubwenge bwe n'umutima we. buriya baravuga ngo abanyarwanda baravuze ngo nta wiyima umwima hari sibyo. buriya iyo aza kuza kuntinyuka turi babiri tukaganira ibintu akabimbwiraho buriya nari kugira uburyo mbifatamo bitandukanye n'uburyo mbifashemo ubu tuvuga. ubwo rero ndumva njye iyi saha njye ndumva bindenze kabisa, nta kintu namutangariza kuri ibyo bintu ambwiye. njye rwose ndumva binandenze ibintu byo kunteza abantu wapi, ibyo bintu ntabwo mbikunda. none se Firiba umwanzuro wawe ni uwuhe mani? muhereza umwanzuro twihute bintu bive mu nzira mani. noneho yego wenda bitewe ubwo reka tuvuge ko wenda byari bimuremereye cyane, reka bari kubivuga. yego mumpe ngira icyo mubwira ubu. mubwire vuba vuba twihuta nta ribi. Simore ikintu kiri aho ngaho ibyo bintu nubwo nabikunze ariko uzashaka umwanya uzambwira tuzabiganireho. ibyo bizima nta bibi rwose. uzashaka umwanya upange umbwira uti ngenda gushaka tubiganireho tubivuganeho neza apana ibintu. ndumva ari nicyo gisubizo nakaguhaye rwose ubona. noneho umuhe nimero zawe Jiriba. nta kibazo uzimuhe. yego ubwo ngubwo azapanga umunsi nyine azambwire tuzahure tuganire nta kibazo. yewana ntarebe merci kabisa merci. powa sawa kandi merci kubw'umwanya umpaye. sawa Intore nubwo nta kindi kintu narenza kuri ibi ngibi. Abango nimba umukunze bimubwire sibyo. cyane ndumva nta bindi narenza kuri ibi. umwanzuro se uyu nguyu arakwibwiriye ngo uzashaka umunsi mukana byaba byiza nanjye mbaye mari muzantumira uzambwira nzakubwira. dushatse twanahinira ahangaha birabaye. sibaye se birabaye kabisa. kandi nyine nimba ukunze umuntu bimubwire nta mpamvu yo kubigumana sibyo. nawe ndakomeza kugufasha bishoboka byose ku buryo icyifuzo cyawe kizagenda neza. reka ngushimire cyane rero, nshimire dukurikiranye, ariko mbere yuko dusoza agira ikintu ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Manzi na Innocent TV. ikintu nabwira abakunzi banjye ni ugukurikirana Manzi na Innocent TV, abatarakora subscribe bakayikora. gira n'ikintu ubwira Filibert
Filbert ikintu cya mbere ngaho nuko mukunda cyane ahubwo mbabarire merci beaucoup utaha nabwo hari igihe nzagira amahirwe tukaba turi kumwe ahuye na Filbert yaba ari byiza cyane kurushaho ndagushimiye cyane kandi merci cyane nshimira n'umuntu wese wari udukurikiranye turabakunda cyane ciao ciao